Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho, ibagirire neza. Ngeze muri wa mwanya mwiza wo guhimbaza Imana mu ndirimbo. Tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe. Dushimye ko wabanye natwe Mwami, icyubahiro ni icyawe. Mwami Imana, tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe. Twese tuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho, kandi ukimara kutubabarira utwemereze ubane natwe muri uyu mwanya wo kukuririmbira, kandi utwemerere uyu mwanya ntubipfabusa w'umugisha. Icyo twanze ni ukora ku mwanzi, duhagaritse ibitavuga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera naza abane natwe, byombi senze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 47 mu ndirimbo z'agakiza. N'igihe giti intambara igashira, n'igihe gito umuraba ugacyahwa, noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Mw'ijuru ntihazageramwo ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Mw'ijuru ntihazageramwo ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo n'iry'igihe gito. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Azaba w'igitondo gihoraho, nibwo nazongera kurira ukundi. Azaba w'igitondo gihoraho, nibwo nazongera kurira ukundi. Igihe gito gifite umuruho, n'igihe gito nkazabona Yesu. Nibwo nzabana ndukanye n'ibyago, nzabambumbatiwe mu maboko ye. Ziko mw'ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Ziko mw'ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Noneho ntacyo umubabaro untwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mw'isi, mw'ijuru nta mubabaro n'urupfu. Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Amena. Nawe nkwifurije kuzagera muri iki gihugu, ni ukuri aho abantu bose bariyo baguwe neza, nawe rwose icyama ukazaryinjiramo. Imana itugirire neza. Indirimbo iratubwiye ngo ni igihe gito ngo intambara igashira, ngo ni igihe gito ngo umuraba ugacyahwa. Ni ukuri ni igihe gito ibyo uri kunyuramo, ibyo bikugose, ibyo biguhungabanije, ibyo biguteye ubwoba bigashira. Ntabwo uzabihoramo,
ni igihe gito bikarangira, ni igihe gito ukabivamo. Imana itugirire neza. Ngo noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Ni ukuri niturambika umutwe wacu muri rwa rubavu rwa Yesu, ni ukuri ntabwo tuzongera guhura n'ibibazo, ntabwo tuzongera guhura n'intambara, ntabwo tuzongera guhura n'uburwayi. Amarira twarize yose tuzayibagirwa. Imana itugirire neza. Nawe ndakwifuriza yuko urubavu rwa Yesu nawe uzarurambikamo umutwe wawe. Imana itugirire neza. Ariko hepfo gato aratubwira ngo mu ijuru ntihazageramo ibyaha, ngo nicyo gituma huzuye amahoro. Imana itugirire neza. Muvandimwe, inshuti wowe unkurikiye, ni ukuri nta juru ry'ibyaha ririho, nta juru ry'abanyabyaha ririho, ntaryo rwose. Ni ukuri wowe uri mu byaha, wowe uri mu bibi, wowe uri mu mwijima, ni ukuri ndagira ngo ngutangarize ko nta juru ry'abanyabyaha ririho, ahubwo ngo igihembo cy'ibyaha ngo ni urupfu, ngo ariko ngo impano y'Imana ngo ni ubugingo buhoraho. Nawe rero ndakwifuriza yuko ubugingo buhoraho nawe wazabubona, kubera ko ngo iri juru ngo ryuzuye amahoro. Mu ijuru ni amahoro gusa asendereye, mu ijuru ni amahoro gusa ariyo, mu ijuru ni umunezero n'ibyishimo. Ni ukuri wanduye umutima ntabwo iri juru azaryinjiramo, ariko haracyari ayandi mahirwe. Uyu munsi ni wo munsi wawe. Ni ukuri Imana itanze ayandi mahirwe. Uyu munsi ni umunsi wawe. Niwumva iyi ndirimbo wisuzume, wisubiremo, urebe ibyo uri gukora. Niba uri gukora ibidashimisha Imana, niba uri gukora ibyo Imana itishimira, uce bugufi usaba Imana imbabazi, kubera ko nta juru ry'abanyabyaha rihari. Imana itugirire neza kandi tweze rwose. Ni ukuri ndakwifuriza yuko nawe warucitse intege, warusubiye inyuma bikagutandukanya n'Imana, ni ukuri wongera uce bugufi ugaruke ku isoko. Ngwino Yesu akoze ibyaha rwose, ngwino Imana ikubabarire, ngwino Yesu akwambike. Ni ukuri ndakwinginga kugira ngo uze Yesu akwambike, kugira ngo uze akubabarire, kubera ko ku ntebe y'imbabazi, kugira ngo nawe iri juru ry'amahoro uzaryinjiremo. Ngo umubabaro ni uw'igihe gito, ngo ijoro naryo ni iry'igihe gito. Ni ukuri umubabaro, uwo mubabaro uri gucamo, ubwo burwayi uri gucamo, izo ntambara uri gucamo, uri kuryama cyangwa ukabona ntiburi gucya, ukabona iminsi iri gutinda, ukabona ibihe bibaye birebire, ariko ndagira ngo utangarize uyu mugoroba, ni ukuri ni iby'igihe gito, ni iby'igihe gito. Ni ukuri abantu benshi bari kuririra muri iyi si. Iyi si ni isi y'imibabaro, iyi si ni isi y'imiruho, ariko nitubona Yesu, ni ukuri ibyo byose tuzabyibagirwa. Ariko nubona Yesu, ni ukuri ibyo byose waciyemo ntabwo uzongera kubyibuka ukundi. Ngo hazabaho igitondo gihoraho, ngo nibwo tutazongera kurira ukundi. Ni ukuri icyo gitondo nitubona Yesu ntabwo tuzongera kurira ukundi, kuko Yesu araza vuba, aje gutwara itorero. Yesu agiye kuza rwose. Nimureke twitegure, itegure nanjye nitegure, kugira ngo azasange turi gukiranuka, natwe twinjire muri iri juru ry'amahoro. Imana itugirire neza. Ngo ni igihe gito, ngo ngifite umuruho, ngo ni igihe gito nkazabona Yesu. Ni ukuri ni igihe gito uri kunyura muri uwo muruho, ni igihe gito uri kurira, ni igihe gito uri kubabara, ni igihe gito ubwo burwayi bukurembeje. Ni ukuri nubona Yesu bizagenda neza. Yesu ari hafi kuza. Bavandimwe, Yesu ari hafi kuza, kandi ibimenyetso uri kubibona, nanjye ndi kubibona. Muri Bibiliya handitsemo ibimenyetso bigaragaza ko bizaba mbere y'uko Yesu azaza, kandi ibyo bimenyetso turi kubibona uko bwije n'uko bukeye. Yesu rero ari hafi kuza. Yesu ari hafi kuza gutwara itorero. Itegure wowe unkurikiye, itegure. Ndagutangariza ngo witegure. Uri mu bibi ntabivemo, uri mu mwijima ntawuvemo. Ni ukuri nitwitunganye, kugira ngo Yesu azaza aje gutwara itorero, natwe tuzazamurwe tujye mu gitaramo cy'abera. Imana itugirire neza. Icyo gihe Yesu naza tuzadutandukanye n'ibyago, tuzadutandukanye n'intambara. Ni ukuri
tuzaba twinjiye mu munezero wacu. Imana itugirire neza. Kandi ngo nzi ko mu ijuru ngo hataba umwijima, ngo haba umucyo uhoraho iteka. Imana itugirire neza. Mu ijuru nta mwijima ubayo, mu ijuru nta byaha bibamo, mu ijuru nta bibi bibayo, mu ijuru nta mahane abayo. Mu ijuru haba umucyo, haba amahoro, haba umunezero n'ibyishimo. Ndakwifuriza nawe ko uyu mucyo ni ukuri nawe uzawubamo ukanezerwa iteka. Imana itugirire neza. Ngo noneho nta kimubabaro ntwaye, ngo kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Ngo nubwo ngifite kubabazwa mu isi, ngo mu ijuru nta mubabaro ubayo. Ni ukuri gira ibyiringiro. Nubwo mu isi bikomeye, nubwo mu isi turwana n'ibidafite inyama n'amaraso, nubwo turwana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere, nubwo intambara ari nyinshi, nubwo ibibazo ari byinshi, nubwo uburwayi ari bwinshi, nubwo ibyago ari byinshi, ariko mu ijuru nta mubabaro ni ukuri ubayo. Mu ijuru nta mubabaro, nta gupfusha. Abaho bose baguwe neza. Kandi Imana iduhaye isezerano ko izahanagura amarira yacu iyo twarize yose, kandi ikavanaho umubabaro wose. Imana itugirire neza. Wowe nkurikiye rero, ndagira ngo utangarize yuko mu ijuru hari amahoro, mu ijuru hari umucyo, mu ijuru hari umunezero, mu ijuru tuzibagirwa ibi byose twahuriye mu isi, kubera ko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, turi mu isi duhura na byinshi biturushya, duhura na byinshi bitunaniza, ariko komera, ambara imbaraga, wihangane rwose, kandi ukora ibyiza, ukiranuke, wirinde ikibi n'igisa nacyo, kubera ko nitugera mu ijuru ibyo byose tuzabyibagirwa, kubera ko ni ijuru ry'amahoro, ni ijuru ry'umucyo, ni ijuru ry'umunezero. Ngo abariyo baguwe neza, ngo ariko ngo abanze kwihana ngo bazahezwa hanze hamwe na Satani. Imana itugirire neza. Ni ukuri ndabwira umuntu wese uri kunyumva, wowe uri gukora ibidatunganye, wowe uri gukora ibibi, wowe uri gukora ibyo Imana idashaka, wowe uri kugendera mu mwijima, wowe uri gukora ibiteye isoni, ndakuburira aya masaha kugira ngo wisubiremo, wisuzume, ufate umwanzuro, ubundi uce bugufi. Imana ikubabarire kugira ngo nawe iri juru uzaryinjiremo. Imana itugirire neza. Mwana w'ikirara yaragiye akora ibibi, acumura kuri papa we, acumura ku Mana, ariko umunsi umwe arongera yitekerezaho, afata umwanzuro, aravuga ngo reka nsubire kwa data. Yageze kwa se rero aramubabarira. Nawe rero data wo mu ijuru ateze amaboko ngo akubabarire. Ni wowe wo gufata umwanzuro. Uyu mwanya ni ubonye, iyi saha ni ubonye, uyu munsi ni ubonye, ubyaza umusaruro, uce bugufi, uze kwa data, ubundi nawe akugirire neza. Uze kwa data akubabarire, kuko agira imbabazi nyinshi, kandi agira ubuntu bwinshi, kandi adukunda urukundo rurenze. Wowe kurutekereza, adukunda urukundo rwinshi. Nukuri data nawe aragukunda, nawe byakubera. Kandi nawe utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ngwino umwakire, kuko kwa Yesu harimo byose. Harimo amahoro, harimo kunezerwa. Nukuri harimo amahoro utakura ahandi hose. Harimo amahoro ubutunzi butaguha, harimo amahoro amafaranga ataguha, harimo amahoro ababyeyi bataguha. Kwa Yesu niho bibera, kwa Yesu niho honyine. Kandi gukurikira Yesu ntabwo ari ukuyoba, gukurikira Yesu ntabwo ari ubuswa, ukurikira Yesu ntabwo ari ukubura uko umuntu agira, ahubwo ni uguhitamo neza. Ngwino nawe uhitemo neza, uze kwa Yesu, kubera ko Yesu ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo nawe uzajya kwa data batamunyuzeho. Nimureke rero uyu mugoroba mubyaze umusaruro, muze kwa Yesu, kuko kwa Yesu niho hari byose. Nimureke rero dushime Imana kubwira ijambo. Imana itugirire neza. Data mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye ubutumwa buri mu ndirimbo. Indirimbo iratubwiye ngo ni igihe gito, ngo intambara zigashira, ngo ni igihe gito, ngo umuraba ugacyahwa, ngo noneho tukarambikwa imitwe yacu mu rubavu rwa Yesu. Mwami natwe turiteguye,
twiteguye kuza kwa Yesu, twiteguye kuza mu ijuru, twiteguye kuza iwawe, kuko twamaze kumenya yuko ibingibi by'isi tumaranira ko ari iby'igihe gito, ko ari tuzabisiga, kandi twaje mu isi ntabyo tuzanye, ngira tugende ntacyo dusubiranyeyo, ariko ngo ubugingo buhoraho iteka. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo ukomeze uturindire ubugingo bwacu kurenza ibintu byose, kandi sengeye n'abacitse intege, sengeye n'abasubiye inyuma, kugira ngo wongere ubongerere imbaraga kandi ubabarire rwose mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, dusengeye n'abatarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, turakwinginze kugira ngo bave mu bibi, bave mu mwijima, baze bamwakire, kugira ngo nabo bazabe mu ijuru ry'amahoro, ijuru ry'umucyo, ijuru ry'umunezero. Dusengeye abarwayi Mwami, bakize rwose, bakoze ukuboko kwawe gukiza, kubera ko ushobora byose. Dusengeye abafite intimba n'agahinda, baha amahoro utanga, kandi abari mu ntambara Mana bongerera imbaraga, kugira ngo babashe kwihangana rwose, kugira ngo urugendo bazarusoza amahoro, uko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo hahirwa uwihanganiye umugerageza, uko namara kwemerwa ngo azambike ikamba ry'ubugingo. Mana, ndakwinginze kugira ngo bari guca mu ntambara ubahe imbaraga zo kwihangana rwose. Mwami Mana igira neza, ngo turindire ubugingo ko aribwo buzakubona. Dusengeye isi ngo ukomeze uyihe amahoro, kandi ukomeze utwagure mu buryo bw'umwuka. Urakoze Mwami kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo, Mwuka Wera nabuherekeze bukora icyo wagambiriye. Urakoze kumvishe gusenga ubu n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Imana yongere bagarukeho kandi biyereke, ikomeze ibahe imbaraga zo kwihanganira ibibagerageza, kandi ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.